Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo ujye ugerwaho n'amasomo tubategurira buri munsi. Uyu munsi rero twabateguriye isomo ryerekeye uko imizigo ipakirwa mu kinyabiziga, ubugari bwayo n'ubugari bwa remoroki, uburebure n'ubuhagarike bw'ibinyabiziga. Ubugari bwa remoroki ikuruwe n'igare. Iyo tuvuze remoroki ikuruwe n'igare, tuba tuvuze iriya ntebe yicarwaho n'umugenzi. Ubugari bwayo rero, ibintu upakiye kuri iriya ntebe ntibiba bigomba kurenga ubugari bungana na santimetero 75. Mu kizamini rero bashobora kuzana batashyizeho ngo santimetero 75, ahubwo bakikubajije babihinduye muri metero. Ese santimetero 75 zingana na metero zingahe? Ni ukuvuga ngo iyo ubihinduye santimetero 75 zingana na metero 0,75. 0,75. Ubwo rero iyo bakikuzaniye muri exame ntago uvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ahubwo wowe ugomba kureba niba babihinduye muri metero bagashyiraho 0,75. Icyo gihe uzasubiza aho ngaho. Imizigo rero iri ku magare, amapikipiki n'ibinyamitende 3 na velomoteri. Niba ari imizigo idashobora kugabanywa, urugero wenda niba wikoreye ibiti ku igare, ubishyiraho bihagaritse, ubishyiraho mu burebure bw'igare. Icyo gihe ntibiba bigomba kurenga ku mpera y'imbere cyangwa iy'inyuma ibirenze santimetero 50. Ni ukuvuga ngo bya biti wapakiye kuri rya gare cyangwa se wenda ibisheke ugomba kubishyiraho ku buryo ya mizigo itari burenge ku ipine imbere cyangwa se w'inyuma ibirenze santimetero 50. Nuko ugomba kubipakira ku igare ryawe. Ubugari bwa remoroki rero ikuruwe n'ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande, ni ukuvuga ngo idafite ipine ku rundi ruhande, ubugari bwayo ntibugomba kurenga metero 1 na santimetero 25. Metero 1 na santimetero 25. Ubugari bw'imizigo cyangwa se bwa remoroki ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande ntibugomba kurenga santimetero 30. Santimetero 30. Ni ukuvuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande n'ifite indi pine ku ruhande hariya inyuma, ntigomba kurenza santimetero 30. Dukomeje hano rero muri exame, iyo babajije kuri ipikipiki idafite cyangwa se ipikipiki ifite, tumenye kubitandukanya. Ni ukuvuga ngo muri exame umutego uba urimo aha hantu ni ifite cyangwa se idafite. Aha niho haba hari umutego. Ni ukuvuga ngo ifite akanyabiziga kometse ku ruhande ni santimetero 30. Idafite akanyabiziga kometse ku ruhande ni metero 1 na santimetero 25. Aha ngaha niho haba hari umutego muri exame. Muri exame haba harimo umutego. Abantu bakunda gusubiza metero 1 na santimetero 25, ariko bagasubiza batabanje kumva ikibazo neza.
aho uzasubiza 1 na 25 ni igihe bazaba bashyizemo ngo idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Aho uzasubiza santimetero 30 ni igihe bazaba bashyizemo ngo ifite akanyabiziga kometse ku ruhande. Aha ngaha ndizera ko byumvikanye neza. Dukomeje rero ku buhagarike n'ubutambike bw'ibinyabiziga. Bivuze ko ubuhagarike bw'ibinyabiziga ni ukuva hasi, ni ukuvuga ngo ikinyabiziga niba gihagaze, dukunda gukoresha ngo ikinyabiziga kigeze ahategamye. Ahategamye ni hantu kirero. Ahategamye ni ahantu haringaniye, ngo kandi kidapakiye, kuko ikinyabiziga niba gipakiye kiri bwike, kirika. Aha rero niyo mpamvu dukoresha terimi ivuga ngo kidapakiye kandi kigeze ahategamye. Ubuhagarike bwacyo bugomba kutarenga 4 na santimetero 20. Ni ukuvuga ngo ntushobora kugenza ikinyabiziga mu muhanda kirengeje 4 na santimetero 20 z'ubuhagarike. Iki kibazo nicyo bakunda kuzana ku byerekeye ubuhagarike bw'ibinyabiziga. Ubugari bw'ibinyabiziga rero ari bwo butambike. Ni ukuvuga ngo ubutambike cyangwa se ubugari ni ukuva ibumoso bw'ikinyabiziga uza hehe? Uza iburyo. Kigomba kutarenza 2 na santimetero 50. 2 na santimetero 50. Mbibutse ko hari impamvu ibi bipimo bigomba kubahirizwa, nuko ubundi igisate cy'umuhanda kigira metero 3. Ubwo ni ukuvuga ngo umuhanda ubisikanirwamo ari wo muhanda ugendwamo mu byerekezo byombi, ubwo ugomba kuba ufite ibisate 2. Icyo gihe ubugari bw'uwo muhanda aba ari metero 6. Aba ari metero 6. Noneho dukomeje nuko imizigo igomba gupakirwa no gupangwa mu kinyabiziga n'ubu bukurikira. Nuvuga ngo imizigo igomba gupakirwa ku buryo itateza ibyago mu rugendo, ku buryo itakingiriza utureba nyuma n'amatara cyangwa se utugarura rumuri, ku buryo itagenda ibomborana mu kinyabiziga. Iyo tuvuze kubomborana ni kwa kundi igenda yiceka mu kinyabiziga. Ibyo rero birabujijwe, igomba gupakirwa kuri ubwo buryo kandi igatwikirwa. Ni ukuvuga ngo muzarebe imodoka, wenda urugero imodoka zino zitwara imizigo, amadayihatsu, amafuso, izi za rongo isashi cyangwa se izi za hoho, muzarebe niziba zipakiye, hejuru hazaba hari iki? Hazaba hari ihema ritwikiye ya mizigo. Iyo ari imizigo rero ishobora guhanuka mu muhanda, icyo gihe bashyiraho n'ibizirikisho. Ibyo bizirikisho rero bigomba kuzenguruka iyo mizigo ku buhe buryo? Ni ku buryo budanangiye. Muri egizame rero niba kubaza iki kibazo, abenshi bakunda gusubiza ngo ku buryo bufashe. Oya, ntabwo ari ku buryo bufashe. Bazavuga ngo ibizirikisho bifashisha bazirika imizigo mu kinyabiziga igomba kuyizenguruka ku buhe buryo? Ku buryo bufashe cyangwa ku buryo budanangiye? Igisubizo ni ku buryo budanangiye. Nusubiza ngo ku buryo bufashe, uzaba wakishe. Uzaba wakishe rwose. Igomba kuzenguruka iyo mizigo ku buryo budanangiye. Tukiri aho ngaho rero, bibutse ko ikinyabiziga kigomba kugira uturebanyuma tungahe? Ikinyabiziga kigomba kugira uturebanyuma nibura kamwe. Muri egizame rero niba kubaza ngo ikinyabiziga kigomba kugira uturebanyuma tungahe, ugasubiza ngo kamwe, uzabukisha. Umutego uri aha ngaha ni uwuhe rero? Ni ijambo ngo nibura kamwe.
nuvuga ngo mu kibazo baguhaye niba bashyizemo ijambo nibura wowe uzasubiza kuri rimwe, niba batashyizemo iryo jambo ngo nibura mu kibazo, icyo gihe wowe aho uzasubiza mu gisubizo kivuga ngo nibura kamwe. Aho ngaho uwo mutego niwo ukomeye kuri iki kibazo. Ni ryari rero ikinyabiziga kigira uturebanyuma tubiri? Baratubwira ngo iyo bitewe n'uko abagenzi bafashe imyanya mu kinyabiziga, cyangwa se bitewe n'uko imizigo ipakiwe mu kinyabiziga, umuyobozi akaba atabasha gukoresha akarebanyuma kari imbere mu kazu. Akarebanyuma kari imbere mu kazu muzarebe hejuru kuri paraburize, ariko imbere mu modoka muzabona retroviseri nko hejuru. Iriya niyo bita akarebanyuma kari imbere mu kazu. Icyo gihe rero bitewe n'uko umuyobozi azaba atabasha kureba neza akoresheje ako karebanyuma, icyo gihe hashyirwaho uturebanyuma kuri buri ruhande. Ubwo ni kuri buri rubavu rw'ikinyabiziga. Hazashyirwaho uturebanyuma, akarebanyuma ibumoso n'iburyo. Akarebanyuma rero gashyirwa hehe? Akarebanyuma ubundi gashyirwa ibumoso bw'ikinyabiziga, kuko icyo akarebanyuma kaba kagufasha ni ukureba ibinyabiziga biri inyuma yawe mu muhanda. Muri egizame rero hari igihe bazakubaza ngo mbese ngo nakagufasha kureba abanyamaguru bambukiranya umuhanda. Oya, ahubwo akarebanyuma icyo kagufasha ni ibinyabiziga biri inyuma yawe mu muhanda. Kuko niba wenda ikinyabiziga kigiye kukunyuraho, kugira ngo ubone ko kigiye kukunyuraho ni uko uzakoresha akarebanyuma kari hehe? Kari ibumoso. Kuko ikinyabiziga kizakunyuraho kinyuze hehe? Kinyuze ibumoso bwawe. Utugarurarumuri ni iki rero? Twabonye ko intuzi imizigo uko igomba gupakirwa mu kinyabiziga itagomba gukingiriza iki? Itagomba gukingiriza utugarurarumuri. Akagarurarumuri ni iki rero? Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Nuvuga ngo muzarebe wenda muzarebe nko ku cyapa ari nijoro, ari nijoro, uriya muzenguruko utukura azaba ari akagarurarumuri. Kuko nuramuka ucanyeho amatara uzabona kari kwaka, ugire ngo naryo ni itara, ariko ntabwo aba ari itara, ahubwo iyo ugacanyeho amatara ko kararabagirana kakakugarukira, kakakwereka ko gahari. Cyangwa muzarebe kuri ano majire y'abapolisi bo mu muhanda, muzarebe ririya bara ry'umweru ririmo, kariya ni akagarurarumuri. Ni ukuvuga ngo naba ahagaze mu muhanda ucanye amatara uzahita ubona ko ahari. Kariya rero niko twita akagarurarumuri. Akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Dukomeje rero ku bibazo byose wabazwa ku byerekeye imizigo, baratubwira ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara n'ubwatsi bw'amatungo, ubugari bwayo ntibugomba kurenga metero 2 na santimetero 75. Iki kibazo rero mucyumve neza. Twamaze kubona ko ubugari bw'ikinyabiziga butagomba kurenga metero 2 na santimetero 50. Ariko kubera by'umwihariko
iyo ibipakiwe mu kinyabiziga bigizwe n'ubwatsi bw'amatungo, ibishara, ipamba idatonoye, ibinyampeke, icyo gihe iyo mizigo igira ubugari bwa metero 2 na santimetero 75. ni ukuvuga ngo murumva ko iki kibazo kigizwe n'ibisubizo byinshi. wowe mu kizamini rero iyo bakubajije ureba ibiri muri ibyo ngibyo tumaze kubona. hari igihe byose baba babishyizemo cyangwa se bakaba bashyizemo kimwe, ariko bakunda gushyira ku makara cyangwa se ngo ubwatsi bw'amatungo, bakunda kuza ari byo bashyizemo. icyo gihe rero uzamenya ko igisubizo aho ngaho bishobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. aha rero hariho ikindi kibazo cyihariye kivuga ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ipamba idatonoye, ibishara, ubwatsi bw'amatungo, kuva aho bipakiriwe bitari burenge mu karere kamwe, kandi kuva aho bipakiriwe kugera aho biri bupakururirwe bitararenga kilometero 25. ni ukuvuga ngo uvuye ahantu wapakiriye kugera aho uri bupakurure harimo urugendo rutarenze kilometero 25. mbibutse ko aha niyo bavuze kilometero 25 abantu bo bahita bumva ko ari umuvuduko. oya, ntabwo ari ku muvuduko, ahubwo ni urugendo ikinyabiziga kiba kiri bukore uturutse aho cyapakiriye kugera aho kiri bupakururire ya mizigo. icyo gihe rero ubu bugari bushobora kugera kuri metero 3, kubera ko urumva biba biri bukore urugendo rutoya. biba biri bukore urugendo rutoya. ni ukuvuga ngo rero ibibazo wabazwa aha ngaha ni ku byerekeye imizigo ni ibyo ngibyo. mukomeze kudukurikira kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules, kugira ngo mujye mukomeza kunogerwa n'amasomo meza tubagezaho. mbibutse ko kugira ngo udukurikire neza ni ugukanda subscribe, ugakora share na like, kugira ngo amasomo ajye kugeraho buri munsi. murakoze, mukomeze kugubwa neza.